Amakuru bataramye, nizere ko mumeze neza n'abatameze neza kandi nk'uko bisanzwe mwihangane nk'uko tujya tubivuga. Igishoro ni ukuba umuntu ari muzima. Iyo umuntu ari muzima ejo ibintu bigenda neza cyangwa ejo bundi so icyo mbifuriza rero ni ukumererwa neza, ni ukugira ubuzima buzima buzira umuze, ibindi byose umuntu yabasha kubigeraho. So ni bya biganiro byacu rero nk'uko bisanzwe nanone mu ruganiriro rwanjye kandi rwanyu. So ni iby'agaciro rero nanone kuba ngarutse uyu munsi ngo tuganire, ndabyishimira cyane. So ariko mbere yo gutangira, abantu mwakoze subscribe ndabashimira cyane mbikuye ku mutima. Muri abantu b'agaciro cyane, bintera imbaraga nanjye, binyereka yuko ahangaha mu ruganiriro ibyo byose ibyo tuba tuganira ari ibintu by'umumaro. Iyo ukora ibintu ukabona abantu barabikurikira, barabikunda, baraza muri comment bakakubaza, baraca ku mbuga nkoranyambaga zanjye zitandukanye, ngira ngo mwabonye ko nazishyizeho kuri description, yaba ari Instagram yanjye, yaba ari Twitter, yaba ari TikTok, yaba ari Facebook, hose mwansangaho. So abatarajyeho ngo mukore follow naho mujyeho, kuko naho tugenda tuhatanga update nyinshi kandi ni ingenzi gukomeza kuganira. So abavandimwe rero cyangwa se abataramye b'i Burundi cyane, ndababona ko munkurikira. Much respect abantu b'i Burundi, much respect abantu bo mu Rwanda, inshuti z'akadasohoka, abavandimwe. So harimo benshi twagiye tubana mu buzima butandukanye, haba ari abo twabanye mu kazi, hari abo twabanye mu buzima bw'ishuri, hari abo twabanye mu buzima busanzwe. So mwese muri abantu b'agaciro, kandi ndabashimira ku nkunga mukomeje guha uru ruganiriro. So hari n'abari Uganda twiganye, twakoranye, cyangwa se twahuye mu buryo butandukanye, namwe ndabashimira cyane. Abari Tanzania, abari Kenya, abari hano muri United States of America, muri states zitandukanye. So muri abantu b'agaciro cyane rero kuba tuba turi kumwe ahangaha ku ruganiriro. Reka njye ntangira mbashimira, kuko burya gushimira ni iby'agaciro, cyane cyane iyo ubona abantu kuko ibintu murimo murakora ari ibintu murimo mwumva kimwe kandi mujyana ku murongo. So guys, rero nanone nimba uri mushyashya ahangaha ku ruganiriro, reba aho hasi handitse subscribe, ukore subscription, nta kintu bitwara, nta giciro. Nimba uri kureba iyi video gukora subscribe nta giciro kindi bisaba, ni ugukandaho. Icyo bimara ni uko igihe cyose uzadukora ibiganiro bizajya bikorohera kubibona, kugira ngo utazajya uza nyuma kumbaza ibibazo kandi mba narakozeho mu biganiro. Niyo mpamvu mba masanga mukore subscribe, nta kindi. Hanyuma ugakanda naho ngaho kunzogera, kugira ngo igihe cyose ikiganiro kibaye uploaded cyangwa gishyizwe kuri channel, ujye ubasha guhita uba notified cyangwa umenyeshwa yuko hari ikiganiro kibaye uploaded, uhita ukireba. Cyangwa se nimba utari na interested yo kukireba, ariko ushobora kugisharinga umuvandimwe, inshuti se, akaba yamenya izo information ziba ari ingenzi mu by'ukuri. So inshuti bavandimwe rero, uyu munsi nje kubaganirira ku kintu mutigeze mwumva ahandi. Abantu benshi bari bazi yuko habaho green card gusa muri Amerika, iyi green card lottery, ariko hari n'indi lottery abantu batazi. So niyo ngiye rero kubabwiraho uyu munsi, sibyo? Ikindi mbasaba guys, kurikira ikiganiro ukigeze ku musozo, kuko iyo wumvishe ikiganiro iminota 5 cyangwa 10 nagikoze 20 cyangwa 30 cyangwa 40, hari information nyinshi, hari ibintu mba navuze mu minota iri imbere uba utabashije gukurikira mu by'ukuri ngo ubyumve neza, sibyo? Bikarangira wumvisha agace k'ikiganiro ugahita ugaruka ukambaza.
mwumva ko njyewe ntago ndi umu YouTuber, right? Ibi bintu bibe clear. Wenda hari abantu bashobora kuba bambona ahangaha wenda kuri YouTube bakagira ngo ndi umu YouTuber wenda ubikora as a professional. Ntago YouTube njyewe nyikora as a professional. Mfite ibindi bintu nkora, sibyo? Ahangaha ikintu kihanzana ni kwa kundi nababwiye ko ni ukuganira kugira ngo duhane amakuru, duhane updates, twungurane inama, tufashanye mu buzima, duhane ukuboko mu buryo butandukanye, ariko especially mu buryo bwateza umuntu imbere, sibyo? Bwamukura ku ntambwe imwe bikamugeza ku ya kabiri, cyangwa ku ya kabiri bikamugeza ku ya gatatu. Nicyo kintu tuba donc kidushishikaje ahangaha mu ruganiriro rwacu. So impamvu rero ibi mbivuze ni uko hari abantu bashobora wenda kuba batekereza yuko ibi bintu njyewe mbikora as a professional, wenda kugira ngo nzabimekingemo wenda amafaranga, no. Njyewe izi content nkora ntago ndi umuntu wenda navuga ngo donc akazi ka YouTube niko ndi nkora kantunze. Ni ibiganiro nshyiraho just kugira ngo bifashe abantu, kandi ngira ngo hari abavandimwe rwose bamaze iminsi banyandikira bati Martin, thanks a lot brother, waradufashije muri green card process, twabaye random selected, tubikesha wowe, tubikesha amakuru waduhaye, uko umuntu yitegura, uko umuntu akora application. So iyo tutamenya amakuru waduhaye ntago ibi bintu byari kwemera, cyangwa se abandi bakavuga bati twajyaga tubikora ntibyemere bitewe n'amakosa twagendaga tubikoramo ariko tudasobanukiwe, warakoze isi. So nibyo ngibyo rero nge binyenteresa, cyangwa se niyo aim yanjye, cyangwa se niyo ntego yanjye mu gukora bino biganiro kuri ino channel, ni ukugira ngo dufatikanye. Ntago byoroshye, turabizi guys, sibyo? Ntago byoroshye. Ushaka kuba uri umushomeri ubimazemo igihe, ushobora kuba warakoze ibintu byinshi bikanga mu buzima, yaba ari business, yaba ari ibi bintu byo kuza muri bino bihugu biteye imbere, America, Canada n'ibindi bihugu byo muri Europe, Asia n'ahandi hantu hatandukanye, kugira ngo ushake imibereho ariko bikaba byaranze, sibyo? So niyo mpamvu rero tuzanga ngo tuganire. Ntago ndi intyoza muri ibi bintu, narabibabwiye, gusa nanone hari amakuru mfite aruta y'abantu benshi, sibyo? Kuko ngenda ahangaha muri United States of America, ndahakorera, ndahatuye, kandi mpari mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi naje process zose zo kuhaza ari njye uzikoreye, sibyo? So bivuze yuko iyo journey cyangwa urwo rugendo rwo kuva mu Rwanda, kuko niho iwacu, and I'm proud of my country, donc ntewe ishema no kuba ndi umunyarwanda, ariko ndahangaha muri United States of America kugira ngo nshake imibereho, right? Kimwe nuko nawe wavuga uti let me try nawe ndeye ko naza muri United States of America, nshaka imibereho, nkore business, cyangwa se nshaka akazi nkore, niteze imbere, supporting umuryango wanjye, nani supporting me myself, cyangwa se nafashe n'abandi, right? So nicyo ngicyo rero njyema nshaka ko gufasha abantu. So reka rero twigire mu kiganiro tudatinze. Nari mbabwiye yuko hari ubundi buryo abantu badasobanukiwe guys. Hari ubundi buryo abantu badasobanukiwe. Ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri Burundi, ushobora kuba uri Uganda, ushobora kuba uri Kenya, ushobora kuba uri Tanzania, ushobora kuba uri Mozambique, Malawi, Zambia n'ahandi henshi hatandukanye ku isi, sibyo?
ariko ukaba warize, ukaba warize like wenda ufite bachelor's degree, ufite master's degree, ufite PhD, ariko mu by'ukuri ukaba ahantu uri nta kazi ufite. Ibi bintu bibaho cyane kuko I have many friends. Ntabwo ibi bintu rwose ari ibintu ndi kuvuga gutyo ko nabizi. Mfite inshuti nyinshi twiganye, mfite inshuti twakoranye bari ahantu hatandukanye, ariko ugasanga ari gukora akazi, mu by'ukuri nta kazi kabi kabaho, ntihagire umuntu unyumva nabi, ariko hari ukuntu uba ukora akazi mu by'ukuri ariko kada providinga iby'ibanze byose nkenerwa mu buzima, sibyo? Ukaba wakora akazi ukaninga amafaranga runaka ashobora kuba yagufasha wenda like mu bintu bike, ariko ugasanga uhora muri minus cyangwa se nta saving ugira. Mugira ngo murabyumva, sibyo? Murabyumva, akazi gahemba nyine umushahara mukeya, ugasanga mu by'ukuri hari andi mahirwe utazi, sibyo? So ahangaha rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari viza itangwa yitwa H-1B Visa. Iyi H-1B Visa nayo ni donc ikorwa, nayo ni lottery. Iyo like gusa kubera yuko iyi H-1B Visa ari visa ireba abantu bari intellectuals, ndagira ngo ngaruke ku kantu ubushize nabipointinzeho. Nimba uri umuntu umwe intellectual, right, cyangwa intellectual person, ukaba warize, ufite bachelor's degree, ufite master's degree, ufite whatever PhD, you see, kame hari level ugomba kuba ufite yo gushakisha opportunities zitandukanye, sibyo? Iki kintu impamvu ngiye kukivugaho mbe ntarakivuga ntihagire umuntu unyumva nabi, like hari igihe uvuga ibintu abantu bakabyumva nabi cyangwa bakabyumva muri sense utari ushatse kubivugamo. I know guys, abantu benshi mu spending umwanya wanyu muri kuri platforms zitandukanye cyangwa muri ku ma social media, either YouTube, TikTok, Instagram, wherever, cyangwa no ku muna searching ibindi bintu online. Internet igira ibintu byinshi ushobora kujyaho ugahugira, ariko guys njye ndagira ngo mbashishikarize, nimba ugira amahirwe yo kuba ufite smartphone ukaba wabasha kubona internet, shakisha, sibyo? Shakisha ikintu gishobora kuba cyakubyarira inyungu, you see? Ntujye kuri ku mbuga nkoranyambaga gusa ugiye kureba ibintu bishekeje. Hari abantu baba bakora content zishekeje batandukanye, nabyo ni byiza, biruhura mu mutwe. Ushobora kuba uvuye mu kazi unaniwe, cyangwa wumva ushaka kuba wabirebaho gatoya, ukaba wafata iminota runaka ukabireba, you see? Ariko wifata ubuzima bwawe bwose bwa social media cyangwa se bw'ikoranabuhanga cyangwa kubasha kwaccessinga internet ngo ubumare gusa uri kureba ibintu bitagira umumaro bikumarira, you see? Hari ukuba wareba ibintu ugaseka, sibyo? Cyangwa ukareba content umuntu yakoze just iri aho ngaho. Ntabwo nshaka gupointinga ku ma content y'abantu cyangwa ku bintu abantu bakora bitandukanye, ariko namwe murabizi, sibyo? Ariko mufokasinge mu gukora research, kuko nicyo kiranga umuntu uri intellectual cyangwa umuntu ujijutse, you see? Umuntu ujijutse arangwa no gukora research, agasoma ibintu bitandukanye, akareba ibintu byamubyarira amahirwe, agashakisha. So niho hantu nari impere, kubera yuko kugira ngo ubone iyi H-1B Visa ni ibintu byoroshye pe, ariko abantu benshi ntago babizi, sibyo? Ntago babizi. Like you searchinze wenda like ushaka kujya muri Google search yawe, right?
ugasacinga ukandikamo ngo H-1B Visa, sibyo? Ahangaha barakubwira ngo the H-1B Visa is a rotary, nayo ni rotary, ikorwa mu buryo nabwo bwa rotary cyangwa se bw'amahirwe, sibyo? Barakubwira ngo H-1B Visa Rotary is an annual process that allows US employers to secure work authorization for foreign workers through online registration, sibyo? Ngira ngo murabyumva, abantu benshi muri interested n'ibi bintu mubasha kumva icyongereza, ariko baravuga ngo iyi H-1B Visa ni visa n'ubundi nayo ikorwa mu buryo bw'amahirwe, ikorwa mu buryo donc isabwa mu buri gihe mu mwaka, ni process ikorwa n'abantu batanga ubuzi cyangwa abakoresha cyangwa se ibigo bitanga ubuzi hano muri Amerika, kugira ngo bibashe gushakira uburenganzira abantu b'abakozi ariko batari hano muri Amerika gusa, donc harimo na foreign cyangwa se abantu b'abanyamahanga badutuye ahangaha muri Amerika, cyangwa se bari ahangaha muri Amerika ariko badafite like hari nk'abantu baba bari ahangaha baraje kwiga bashobora gusaba ino visa, sibyo? Bakaba babona akazi, hanyuma abo bantu b'abakoresha bakaba bagira gute, babasabira H-1B Visa, bayibona bakakora, bagahabwa nyine ibyangombwa bibemerera gukora mu gihe runaka, sibyo? Kandi H-1B Visa iyo uyifite ugakora neza ugakomeza, igihe runaka ushobora no kuba wakwapplyinga green card, ukaba nawe waba permanent resident. So ngira ngo mwumva ko ari ikintu cyiza cyane. So iyo ukomeje baravuga ngo the H-1B program allows companies and other employers in United States to temporarily employ foreign workers in occupation that require theoretical and practical application of a body or highly specialized knowledge and bachelor's degree or higher in the specific specialty or its equivalence. Ahangaha baravuga ngo iyi H-1B program yemerera companies n'abandi bantu batanga ubuzi hano muri United States of America mu buryo buri temporary kuba baha abantu akazi babanyamahanga, sibyo? Bafite ubu donc bize, bashobora kuba bafite za bachelor's degree muri domaine zitandukanye cyangwa se no hejuru, ukuvuga ngo ashobora kuba ufite masters, ushobora kuba ufite PhD muri domaine runaka. So ahangaha rero nabo bantu, cyangwa se ufite n'iyindi donc ufite n'indi speciality cyangwa se uri specialized mu kintu runaka kindi gikenewe mu by'ukuri ahangaha muri Amerika, kandi hari company X cyangwa Y ikeneye umukozi muri aho hantu, bashobora kuba bagusabira iyi visa, sibyo? So abantu rero cyane cyane amadomene hano ibigo bikoresha cyane kugira ngo bihe abantu donc aya mahirwe yo kuba babashakira amaviza. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mugomba kumenya ahangaha, cyangwa reka mbanze mbabwire ama profession ari, donc navuga yuko afite amahirwe cyane mu kubona zino visa. Hari abantu bari muri occupation like engineering mu buryo butandukanye, yaba ari civil engineering, yaba ari donc ibintu byose bya engineering, sibyo? Yaba ari aba IT engineer, yaba ari construction engineers, donc abantu bari muri donc baba engineer muri izi domaine za construction cyangwa za IT. Guys, muri abantu mufite amahirwe
yo kubona iyi H-1B Visa mu buryo bworoshye kabisa. Abantu bari muri domaine ya biology cyangwa biological career, abantu bize ibintu bya biology mu buryo butandukanye, bari specialized muri biology, nabo ni abantu kabisa bakenewe cyane muri Amerika. Abantu bize like physics na mathematics and chemistry, bari specialized muri iyo domain, ni abantu nabo bakenewe cyane. Hari companies menshi bashobora gukoramo application, babemerera ayo companies akabasabira izi visa. Abantu bize ibintu bya social sciences nabo barakenewe. Abantu bari mu bintu bya donc bari muri domain ya business administration, nabo ni abantu bakenewe cyane. Abandi bantu ni abantu, wenda reka ngaruka ku bantu bo muri IT, like cyber security guys. Imana, nimba uri specialized mu bintu bya cyber security, ni amahirwe yawe kabisa nimba ukunda kuba waza gukora ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ufite amahirwe yo kuza kuri ino visa. Abantu muzi ibintu bya coding cyangwa gukora amakode, nimba uri specialized muri ibi bintu kabisa, ufite n'ikibihamya, ariko ufite supporting document, wimba warabyize ukaba uri certified, cyangwa se ufite bachelor degree yawe cyangwa masters cyangwa whatever, good for you. Abantu bari muri abantu ba software engineering, man, nimba ukunda United States of America, nimba ukunda kuza, donc dream yawe ari ukuza gukorera US cyangwa United States of America, ukaba uri muri domain ya software engineering, uri specialized, rwose nakubwira ahubwo ngo waratinze. Aya ni amahirwe yawe. Nimba warize ibintu bya like mechanical engineering, oh my goodness, mechanical engineering, ahangaha mechanical engineers barakenewe cyane cyane. Companies menshi hano arabakeneye, yaba ari za Ford n'izindi companies zikora ibintu bijyanye na mechanic, sibyo? Hari abantu bigeze no kunyandikira cyane bambwira ngo ni aba drivers. Nimba uri certified truck driver, ahangaha byumvikana neza, ntabwo ari ukuvuga ngo uri umuntu ari we wese ngo uzi gutwara imodoka ngo wabona ngo kano. Nimba uri certified truck driver, urakenewe ahangaha rwose, iyi visa urayibona, sibyo? Nimba uri mu bintu bya networking, ukaba uri specialized muri byo, warabyize, donc wexcellinga, waragize amanota meza, ubyumva, uzi kubikora neza, ibi ni byo mvuga. Nimvuga ngo uri specialized, ntumve ngo nize ibintu ngo mfitemo ngo bachelors, ngo nararangije, ngo gusa ngo ni ukuvuga ngo ni ibintu uba ugomba kuba warize, ubifitemo ubumenyi, warabikoze, ubizi neza, donc ari profession yawe, ari ibintu ushobora kuba donc wajya ku isoko ry'umurimo ugakompeta abandi, sibyo? Kuko ahangaha muri Amerika kugira ngo kampani guhe umwanya cyangwa iguha akazi muri bino bintu bya profession, bisaba ngo ube uri umuntu wexcelling ibyo bintu bizi neza kurusha, donc ari wowe na donc babona ko aho hantu hafiting. So uba ugomba rero kubiproving of course ko ibyo bintu wabyize, ariko ufite n'ubushobozi bwo kubikora, sibyo? So nimba like hari n'abandi bambwiye ngo ni aba nurses, nimba uri registered nurse,
birashoboka cyane rwose. Hano hari ibigo byinshi abiha ba registered nurses akazi rwose, mukaba mwabona iyi visa. Ariko ikintu ugomba kumenya, gushaka kano kazi, ubwo niyo step ngezeho, kubera yuko kugira ngo umukoresha wawe agusabire ino visa cyangwa gukorera application yo kugira ngo ubone iyi visa, nukuba mbere na mbere nyine yamaze kuguha akazi, sibyo? So kugira ngo rero ubone ako kazi, ikintu cya mbere ugomba gukora cya mbere ni ugukora resume mu Rwanda abantu benshi muyita ngo CV, ariko ntago hano mu United States of America bayita CV, bayita resume. Ukayikora ifite US format, sibyo? Nimba udasobanukiwe gukora resume, take your time. Njyewe ntago ahangaha guys, ntago ahangaha nakorera abantu bose amaseve, sibyo? Gusa ushobora kunyapproachinga ukambwira uti wenda wanyeretse format y'ukuntu resume yo muri US bimeze, wenda nkaba nayiguha nawe ukeditinga, sibyo? Byo byose gukora like nimba uzi gukora CV na resume wayikora, ariko take your time usacinge umenye ngo ni gute bakora resume muri USA, format yayo bimeze gute, donc igomba kuba irimo ibiki by'ingenzi, sibyo? Ko hari ukuntu like urugero nko mu Rwanda twakoraga amaseve ugasanga umuntu atangiye avuga amazina, navutse igihe iki n'iki n'iki, ababyeyi banjye bitwa gutya, ntuye ahangaha, nkunda kurya ibi n'ibi n'ibi, nkunda ino mikino. Iyo mbyibutse ndumva nsetse kabisa. Ari ibintu biba ariko wenda hari aho babikoresha, ariko sha Masherami ntago rwose, ntago format ya resume yanga washyiraho ibyo bintu rwose, umuntu akitangira kubisoma. Ahangaha resume yaho igomba kuba ari nto kandi igaragaza, donc ari nka picture igaragaza skills zawe, igaragaza iby'ingenzi byose umukoresha ashobora kuba yareba agahita amenya, donc akumenya. So ni page imwe, one page, ntabwo igirenga page imwe iriho ibintu byose, ku buryo umuntu ayireba akamenya, donc akamenya byose kuri wowe, isi. Ndumva ibyo ntago ndi bubitindeho cyane, ntago nakubwira ngo resume bayikora gutya mu magambo. Nimba ubikeneye wumva uri interested yo kujya muri bino bintu, ushaka kunyapproachinga ukambwira uti Martin please help me, nyereka format y'ukuntu bayikora, ntayigusharinga rwose nta kibazo. Cyangwa se nawe no need wenda yo kunyapproachinga, nawe ushaka gukora search ukareba ukuntu format ya resume hano muri US iba imeze, sibyo? Ikindi rero ubwo ngiye kujya uko ako kazi gashaka, sibyo? Hari abantu bashaka utuzi bagakora ama application ahantu hatandukanye, ndabazi pe, ariko bikarangira utabonye igisubizo. Ugakora application muri company imwe, ugakora application muri company 2, 3, 10, nta gisubizo ujya ubona na rimwe. Hari impamvu ya mbere ni uko ushaka kuba ukora iyo application nabi. Impamvu ya kabiri ni uko ushobora kuba usubmitinga ibintu biri wrong, like resume ikoze nabi, donc bayireba bakaburamo ikintu, sibyo? Ubundi buryo bwa gatatu ni ukuba ushobora kuba uca kuri source itariyo.
ugakorera application ahantu hatariho, sibyo? Ugasanga hari abantu bikoreye ama website just kugira ngo bascamming. Ibi bintu bibamo abascammers benshi bavandimwe, mbibabwire. Nimba ugiye kubijyamo ugomba no kumenya source iri secured kandi iriyo, kuko hari ahantu ushobora kuzajya gukora application barangiza bakakubwira ngo ishyura amafaranga runaka ngo ibiki, ugasanga bakuriye amafaranga nta n'akazi ubonye. Hari abantu benshi rwose baribwa amafaranga muri ibi bintu byo gushaka akazi ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu biteye imbere, sibyo? So niyo mpamvu rero mugomba no kumenya ngo iyi website ndiho cyangwa ngiyeho ni y'ukuri cyangwa ireme. Like nowadays hari abantu bakoresha nka LinkedIn, hari abantu bakoresha za Indeed n'izindi mbuga abantu bashakiraho akazi zitandukanye, murazizi. Ugasanga ugiyeho urebye nk'akazi wenda kampani ya postinze nk'imyaka 5 ishize, kubera ko akenshi hari imbuga nyinshi zidakora ama updates cyangwa bakureho ibintu bapostinzeho igihe runaka. So ukajyaho ukabona job application nturebye igihe yabaye postire cyangwa yabaye posted, ugahita ugira gute, ugahita ukora application. So ntabwo icyo gihe uzabona igisubizo, sibyo? Ikindi ngewe naba advising, nimba uciye kuri izo mbuga abantu bashakiraho akazi like Indeed, ukinjiraho ubona, tuvuga urugero wenda bari kuvuga bati hano muri Amerika aha n'aha hari kampani yitwa gutya na gutya iri guha akazi aba foreign employee cyangwa abantu babanyamahanga. Icyo gihe iyo winjiye aho ngaho kuri iyo job application, hari ahantu haba hari link donc cyangwa se haba hari website y'iyo kampani. Ngewe nakugira inama yuko wafata iyo website ya kampani akaba ari ujyaho. Iyo ukinjira kuri website ya kampani, website z'ama companies ahayaringa izo arizo zose, hari ahantu haba hari jobs, hari ahantu haba hari agafenetre ka jobs cyangwa handitseho ngo career. Aho ngaho iyo winjiyemo ubona job cyangwa se position ziri available, sibyo? Icyo gihe iyo winjiyemo rero ukareba akazi runaka, ushaka ko wabonye yenda ako kazi kuri Indeed, wakwinjira kuri website y'ikigo, ako kazi ukakabonamo, ukareba requirement gasaba, ukareba skills, ukareba umushahara. Ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushahara baba bawutangaza rwose ukorera, ukareba n'izindi benefits zitandukanye uzahabwa. So wakumva qualifying application yawe ukaba wayikora uciye aho ngaho kuri iyo website ya company. Ngewe nicyo naba advising, kandi abantu benshi ngewe nabibwiye bagiye babikora kandi bicamo pe, sibyo? Utuzi bakatubona badaciye kuri izo mbuga zindi, ariko baciye ku ma website y'ama companies cyangwa se y'abakoresha runaka, you see? Ikindi ushobora no gukora follow up igihe waciye kuri website ya company, kuko haba hariho email ushobora kubandikiraho ubabaza. Bashobora kuba providing nimero ya telefone ushobora gukoresha ubaza process aho igeze, you see? Ariko kuri ziriya mbuga zindi nta wabaza ndetse nta, sibyo? So ngewe rero naba advising kujya mukora application mwinyuriye ku ma website y'ama companies, sibyo? Ikindi, nimba uri interested no kubona iyi visa ya H-1B,
birasaba ko wicara ugakora research iri deep, ugasoma. Ntago mvuga gusoma ngo H-1B Visa ni iki, kuko already ngewe nayibabwiye, sibyo? Nizo visa zihabwa abantu bashobora kuba bari ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahari mu buryo butandukanye ariko badafite ibyangombwa byo gukorera ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se abantu b'abanyamahanga bari mu bindi bihugu bashobora kuba bafite skills runaka cyangwa se bari specialized muri domaine runaka, bakaba beexcellinga mu kintu runaka, bakaba bagira gute, basaba akazi muri companies runaka, hanyuma baba hiringa cyangwa baba bemereye akazi bakabasabira iki, izi H-1B Visa, sibyo? So nukuvanga iyi visa kugira ngo umukoresha wawe ayigusabire, akora application, mufungura account, then basaba bari benshi. Of course hari abantu benshi ba applyinga zino visa batandukanye ku isi. UCIS n'ubundi irabiprocesinga nk'uko iprocesinga green card, haba hakoze ama application abantu benshi, ikagira abo iselectiona batari bose, ariko abantu zino visa barazibona kandi benshi. Like nka buri mwaka bashobora kuba batanga hejuru y'ibihumbi 65 by'izi visa, uteranyijeho wenda n'ibindi nka 20 nanone bishobora kubuza mu zindi domaine runaka. Mwumva ko ahubwo iyi visa abantu mu mwaka yinjiza banaruta ba green card. So iki kintu ntago abantu benshi rero bakizi, sibyo? Ntago abantu benshi bakizi. Hari abanyeshuri like nk'ibihumbi wenda nka 20 bashobora kubona zino visa, bari ahangaha wenda muri Amerika bari kwiga mu bintu runaka, bari specialized muri domaine runaka bari kwiga, cyangwa se bari kubirangiza muri domaine runaka, bakaba babona zino visa. Hari n'abandi 65,000 b'abanyamahanga bashobora kuba bari specialized muri za domaine nababwiye zitandukanye, bashobora guhabwa utuzi mu makampanies ari ahangaha muri Amerika. Ayo makampanies akaba yagira gute, yabasabira izi visa, kuko ntago ari ibintu bigoye. Iyo umukoresha wawe yamaze kukwemerera akazi, ubwo wakoze application, bakoze selection process, bakwemereye akazi, hahita hakurikiraho electronic registration, n'ubundi nayo ikorwa online nkuko green card ikora, uretse ko yo dakorwa nka kuriya green card ikorwa, sibyo? Yo ikorwa n'umukoresha wo creating account, and then bakuzayemo information, bagashiramo ibyo baba babasaba na proof z'uko wemerewe akazi n'iki, muga processinga, donc mugashiramo ibyo byose bisabwa, mugasubmitinga, hanyuma mugategereza ko hazabaho random selection. Naho ni random selection ikorwa nko muri green card, and then mukazasubmitinga petition, byarangira bagaprocessinga petition zanyu cyangwa se ubusabe bwanyu, bikarangira uhawe iyo visa. Donc wemerewe kuba wasaba iyo visa, ugakora interview nk'uko bisanzwe. Iyo account nababwiraga ukoresha online, uyu creatinga uciye n'ubundi kuri ya website ya USIS, sibyo? Uga creating account, uga proceedinga, ngira ngo nimba nibuka neza bishyura $10, ntago ari amafaranga menshi ya registration fees, hanyuma uga proceedinga, ukazakora interview, wagira amahirwe nk'uko bisanzwe nk'izindi lottery, ukaba wagira gute, wabona iyi visa. So nshuti muvandimwe rero, nimba warize
uri special cyangwa warakoze muri domaine zitandukanye runaka, uri specialized mu bintu runaka bitandukanye, yaba ari mu buvuzi, yaba ari muri IT, yaba ari muri engineering mu buryo civil engineering, construction engineering, yaba ari mu zindi domaine zitandukanye, biology, chemistry, education, domaine iyo ariyo yose, business administration, donc domaine iyo ariyo yose uri specialized muri yo, ushobora gusacinga. Hari companies hano menshi muri Amerika, ngira ngo murabizi ko ari igihugu giteye imbere cyane mu bintu bijyanye na business, sibyo? Ntago mbabeshya ibyo byose, namwe muri abantu mujya mukora research mukareba, sibyo? Amerika iteye imbere kabisa mu bintu bijyanye na business, sibyo? Kandi ahantu bateye imbere muri business murabizi ko bakenera n'abakozi, of course bari specialized muri domaine zitandukanye, sibyo? So nimba rero uri interested ushaka kuza gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sura ibigo bitandukanye. Hari ibigo bitandukanye hano bikoresha abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba uri muri domaine ya education, uri specialized muri education, ushaka kuza ukigisha rwose. Abantu baraza ahangaha kuri H-1B Visa bakaza bakigisha rwose, barahari benshi, like nk'abantu b'abanyarwanda ndabazi bari hano benshi muri Amerika bahari kuri ino visa rwose, kandi bakora bigisha, bakorera za New York City, bakorera za Ohio, bakorera donc abantu za Michigan, bakorera ahantu hatandukanye ari abarimu rwose, kandi bameze neza. Ari abakora mu bigo bitandukanye bikora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, simbisubiramo, za Microsoft n'ahandi hatandukanye, sibyo? So nimba uri interested rero, reba domaine yawe urimo, uri specialized murimo, donc uri specialized muri yo, ukore research, umenye ngo companies ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ibi bintu nizi, sibyo? Ujye muri company, donc ujye kuri website ya company usome, urebe ko hiringa international employees. Nubibona direct ukinjira aho ngaho, uzabona requirement, uzabona ubuzi buri available kuri abo bantu, uzabona ibisabwa, ukore application. Niba gufata bo, iyo bakwemereye akazi, iyi visa nibo bayigusabira, you see? Ni nkaho ari bo bayigusabira rwose, kandi wabonye akazi uba ufite amahirwe menshi yo kuba wabona iyi visa, sibyo? So ngayo nguko rero, tuzadukomeza tugende tuganira. Nkuko mpora mbivuga, nshobora gukora ikiganiro ukagira ibintu udasobanukirwa neza, bitewe wenda nuko nta pointinze ku bintu byose, sibyo? Nagiye mvuga iby'ingenzi. Ukaba waca muri comment, cyangwa wanyandikira kuri Instagram, cyangwa se wanyandikira kuri Messenger ukambaza in person, nagusubiza nta kibazo, sibyo? Nagusubiza. Ikindi, nimba wakunze ikiganiro, shyiraho like, nta kintu bitwaye. Shyiraho like, jya muri comment ushiremo imitima, uvuga uti iki kiganiro nagikunze. Nta kintu biba bitwaye guys, gushima ni umuco mwiza, umuntu nawe biramumotiva, sibyo? Nkora ibiganiro ahangaha nkabona nta bantu bishimira kubireba, nareka kubikora, sibyo? Kuko ntago nkora ibiganiro kuko nabuze ibindi nkora, ahubwo mbikora kugira ngo dufashanye, tuganire ibintu bidufashe. Kandi nkuko mpora mbivuga, nshobora gukora ikiganiro wowe ukumva nturi interested nacyo, wenda bitewe n'ibyo navuze, kuko mba ngenda nkora ku mpande zitandukanye z'ibyiciro by'abantu. Ariko ikiganiro wagisharinga kuri imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha, hakagira umuvandimwe wakireba kikamuhindurira ubuzima. So mujye musharinga rero ibiganiro, nta kintu bitwaye. Kandi nimba uri mushyashya, kora aho ngaho handitse subscribe, ukore subscription, tujye tubana. So ndabakunda cyane, kandi namwe ndabizi ko munkunda. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao, tuzasubira.